umuntu yaramanuriye ngo ngiye kujya muri Amerika undi muntu yaramanura ngo ngiye kuma gift y'imodoka uriya mukobwa rwose namubonyeho rimwe utagira ibya kabiri rabese nese dukorana indirimbo ngo nye ngo yaramamwe ngo dukorana indirimbo ngo mpita mukuzamo niyareke kumbeshyera cyatumye hava ni nk'ubwenge buke kubera ko bayifite ubwenge ni watandukana na manager ngo urangize umusebye nzagenda narya neza ndabeshya manager yajyanye no mu bwato ku Gisenyi yebakanyaga Imana mu bwato indani bwasa metani manager wanye n'umukire nukuri ku Imana yajyanye no mu mamisi afite tayi na nziza nukuri ku Imana abaho ruzungu manager wanje abantu bihurire abantu bafite amagambo oya reka manze ngi icyongereza zashaka umuzungu yozo yambwiye ko ashaka kubanza kiga icyongereza ubundi akishakira umuzungu. Here we go, BigTowners. Ndacheka ko mumeze fresh kabisa. Everything is good. I go by the name BUKE. Icyo mugomba gukora murachizi no gukanda subscribe. Iyo maze gukanda subscribe, everything is good. I'm telling you. Noneho uyu munsi umuntu nari nkumbuye byatari naragiye hanze mu Burayi ari inkoko kandi yarambwiye ngo nzamujyane none sinzi impamvu namusize ariko twongeye twahuye none nimba agiye kunyishiza inkoko zo hanze simbizi. I don't know man. The one and only smarty girl. Bimeze gute tugonge gutya gatano 1 2 3 smart girl. Urabizi ariko kubikira bya bindi bya gutya ni gutya bagitiwe urasha ase wambaye neza kwanza wambaye neza from down there subwa mbere nakubonye wambaye ipantaro nambaga ipantaro uyu munsi nambaye nk'abazungu kabisa bari muri neige cyane harakonje ariko wabibonye hariya ruguru hava indege hitwa gute havuye indege hariya indege ziri kuva hariya ruguru hitwa gute Kanombe hano ni Kanombe niho ziri kuva yaho ziri kuva indege hariya neza ku cya kibuga cya kuri airport subizi sibora se nasoma biro biraza irimo kuza ejo bundi baraguhanuriye ngo uzajya muri Amerika ngo uzurira indege umuntu yaramanuriye ngo ngiye kujya muri Amerika undi muntu yaramanura ngo ngiye kuma gift y'imodoka ngo ndi imodoka nziza cyane none nujye mu ndege bizagenda gute bwa mbere cyangwa waragiyeho bizaba bimeze gute bisaba icyongereza nishimye zaba bizanezeza hari ukuntu bajya basaba icyongereza basobanura mu cyongereza ngo hello now we are going to uzabyumva se zana kimenye izanyiriza indege tumanana mu cyongereza tunagenda noneho ubu ngubu ugiye kureba manager wawe manager wanjye sasa noneho ibintu byaje kugenda neza manager yaje kuboneka kabisa harya ninde manager wanjye amwita Leila mwahuye gute n'uyu mudamu ni Imana yabikoze ngo niwe wakubise agatego k'agatsinsino dore imbogo ngo ni wowe ngo niwe yaguhamagaye urumva numvisha amakuru ahantu yaraguhamagaye akubwira ngo uze mupange kuntu mugiye gukorana indirimbo uhita ufatiraho no byagenze gute banza bimbwire bagiti naga ari byo kumva twegera imbere banza bimbwire nuko byagenze gute impamvu uriya mukobwa rwose namubonyeho rimwe utagira ibya kabiri rabese nese dukorana indirimbo ngo nye ngo yaramamwe ngo dukorana indirimbo ngo mpita mukuzamo uhita umukuzamo ibyo arabeshya byagenze gute ikintu ngukundira ujye uvugisha ukuri yewe na joininze Leila arangije arakonfirma kumbera manager ninde wakujyanye kwa Leila ni umuntu anjyanye kwa Leila ni Gasaro
Gasaro none uhita ukubita agatego k'agatsinzino rero uri wamukubise agatego bare nani dore imbogo oya nani Gasaro twarahuye tujyano turi kwitemberera ntabwo ari ngiye rwose namukuye nese ngewe naba nese umuntu ufite ubwenge ukura umuntu ahantu gute ahubwo niyareke kumbeshyera none uko makuru mfite ngo yavuye kwa Laila warayumvishe narabyumvise niki cyatumye ava kwa Laila navuga ngo cyatumye hava ni nk'ubwenge buke kubera ko bayifite ubwenge ni watandukana na manager ngo urangize umusebye kandi rwose ntago ari byo niba umuntu akufashije aho imbaraga ze zigarukiye ubwo niho Imana yemeye ko zigarukira wimusebya senga Imana iguhe n'ibindi byo gukora cyangwa iguhe n'undi mu manager nta mpamvu yo gusakuza none asubiye mu cyaro urumva ko yabibaze neza cyangwa buri wese burya agira amahitamo ye ntawamenya ko yasubiye mu cyaro buriya wenda abonye ari inyungu zo ziri nyinshi kwa Laila si hano ni hano twinjire basi komanga ariko aka kantu urakazi ni muri solo Jama yarambwiye ngo gukomanga gutya ari gihe wazana Kentos ukubitaho gutya bantu barakiza amafaranga wamubonye manager tugende ay ndamuhobera pe uzi kuntu umwemera ni ruzungu neza nanjye ndamuhobera Laila fresh sana noneho ewana ni fresh namuzanye namwizanye imvura we n'imigisha tatumba ndi kujabya ngo umuzungu ni umuzungu umugabo arayira wareba ni umuzungu kuzira ndima awe ni mu ruzungu neza wa mugani wawe uti utuntu uri kurya n'uduki dates izi ngizi mu giswahili zita tende harwa mu cyarabu so nice I love it umva nawe umva banza wumve ukuntu karyoshye ufata irire kwanza we banza urye narebe urumva ibintu biryoshye ko manager biraryoshye pe aha tukaba twahageze smart girl uko tumaze kugera kwa manager utangiye kwifata undi kuri hangana n'uzungu mbambere nahabona nasana tari usirimu koko byatari rero nta mikino ni umusirimu nta mikino ese mwahuye gute uzi kubona mu manager nk'uyu nguyu umusirimu nk'uyu nguyu buri muntu arifuza ni Nyagasani none mwahuye gute na manager wawe manager wanjye ni Imana simbikubwiye se ni Imana Laila ngo yaraje kubita igitego cy'agatsintsino wa mu dore imbogo ahita yifatira umwanya oya nabo gekunda kwiharira akunda gusangira gusharinga azwise Kigali bishare akunda gusharinga ntabwo rero twaba tumubeshyeye smart girl ni umwana mwiza cyane nje nabivuga kabisa uyu munsi kuko tuziranye kera cyane agifite urukundo rwa danje kuri Bruce Melody ese rwagiye hehe smart girl yaraje arandirira byatari kugera na nubu kandi ndamushimira yarakoze cyagiye nimba ari gusanga adafite umugore mushimira ko ambere umujama mwiza n'umuntu nimba ari gusanga adafite umugore cyagiye cyangira umuntu sha okay trip yo ku Gisenyi ngo niho amasezerano yagiye gukorerwa ko mwacecetse twarayakoze
babibonye Manager kubera iki mwahisemo kujya ku Gisenyi twashaka guhindurana kandi bijya Gisenyi ku mazi by'umwihariko haba hari ituze hari amafu so mutekereza kuri business neza nta kibavangira Smart girl mbwira ibintu bitatu byatumye wemezwa cyane na manager uvuge ngo bana ndajya kumu approachinga tudukorane bitatu byakwemeje cyambere ni umuntu wihangana icya kabiri ni umuntu ugira urukundo kandi icya gatatu arasenga mwahuriye mu rusengero umuntu wujuje ibyo bintu byose nta muntu abantu bose baramukunda ko hari n'abantu benshi bifuza ko yaba managinga sibye nanjye tewe n'umutima mwiza agira ibi ngibi ndabikubaza wowe nuza yaragiye aramuvuga nabi kabisa ntabwo byaguciye intege dore imbogo rero buriya ikintu navuga abantu basenga umuntu usenga by'ukuri usenga Imana ntabwo asebanya nta nubwo wenda ikintu cyakugora urasenga kuri kote yawe ugasengera n'uwo muntu ntabwo uhita uvuga ibintu byose byose kandi burya yego nta n'izitabana zitanakomanya amayembe ariko icya mbere ni ukwihangana yego kuko umuntu usebye undi n'Imana nimukunda n'ubwo waba uri muri iyo pati yo gusenga ntabwo wasebye umuntu ngo Imana iguhe umugisha n'icyo wamunenga dore imbogo iyo kintu namunenga ni uko avuga ibintu byose ntavuga aziga ntuzamukire ku kiraro ngo nurangize ukureho ikintu uhita ugikuraho kuko ushobora no kukikina cya kiraro ngo wongere ucyambukireho rero umunyabwenge avuga makeya kuko ntawamenya so mugiye gukorana gute na manager wawe yabibwirira gusa tuzakora ibintu byiza abanyarwanda muzabibona hamwe no gusenga Imana izaza basi byaje gucamo cyane ukuri abavugaga ngo smart girl ngo sinzi ibiki n'ibiki noneho iki barajya kw'ijuru ritabaye iyo reka twiririmbe kwanza barajyaye kw'ijuru ritabaye bari bazi ko tugiye gukorwa n'isoni barajyaye kw'ijuru ritabaye bose babireba icyubahiro cyayo tugiye babireba bose babireba n'unyanga ntacyo azantwara ibyo byiringiro gusa amasengesho yawe kuri uyu mwaka yari ameze gute isengesho yanjye avango Mana yanjye abantu banyanga bose unyereke ikimenyetso cy'ibyiza nibakibona bamware amen haleluya amen hari akantu nabonye ngaho mwambaye imyenda isa na manager manager n'umusiri Ewe nituzi rwose ko yari mu rugo yewe nkaba nambaye wenda nazindutse ngo reba umuntu wazindutse nambaye reno n'umuntu uri mu rugo n'umusirimu n'umukire mfite ibyahagaze hano ruguru twaragiye twicara mu ntebe za ruzungu dore na hano ni ruzungu hano ngo niho yakirira abashyitsi numiwe jewe ko nyagasani byaje gucamo we kirango bashyitse ni ukuri kw'Imana mbara umbwire manatari mu matara ari kubikuta naho ngiye parafu mbazira hungura amabuye agahita nyamubaza bona mushyitse ngurana ngo mu nzu umuntu arimo we wabashyitse agira inzu zabo mu gihe kunini ihene zatunyariraga mu cyaro kumira nyaye mu mwantu ati kicucu we ejo sinzakizirika oya bitatu dadanje hene waziritse ku ngoma ngiga kiziriko beti gusanga uri eka biranyaye baba we iki gicucu we cyari gupatsi bwishi ejo nzakizirika wabazanye umushyitsi rero kabararaburisha basuzanye umushyitsi ihene munyaye mu matwi umushyitsi ntiyagaruka
hano rero ntabwo ariko bimeze ni mu ruzungu ni ukuri none se ni wacu mu cyaro urumva ihene ibiziritse hariya umuntu aryamye hariya iyo igiciro zumva nyine ahurungurira mu matwi ariko ko manager irawe ni kuri uruzungu ni bakirayo baba we Imana yanjye namubwire baryana neza igisirimu ruzungu tuvuga ruzungu igisirimu n'ibigezweho ruzungu ni mu ruzungu neza neza cyane n'umuntu ufite amafaranga ye nuko ni kw'Imana n'umwanga rero ubundi umukene agomba guceceka ukumva umuntu w'umukene rwose akicecekera umukire aba afite ibyo ahagazemo umuntu uri mu matara n'abaye marito aya marito sujya ngo arabi wacu ku izina ry'Imana turana ibiti imifuka uramutse ufata umufuka ugatamo ukaba n'umwanga none ndebera n'ukuri ni ruzungu use wavuga iki n'aya matara nushaka kuyakurura aya matara yakira mu mabondo y'inzu do n'amasaha kubikuta usura avuga ni muri ruzungu gusa nicaye n'amashevuari ku meza do ndebera wajya ni mu bukerarugendo ureba yeba n'ukuri ruzungu abakobwa bikora amasekuru ese nkubeshye rero n'umugisha kugira umukire nk'uyu usapotinga impano zanjye nkajya muri studio nkakora indirimbo tugakora filime tukaha abanyarwanda ni umunezero mwinshi Imana ishimwe ese wari wamwe ngo ugiye kunkorera ingoma sabivuze neza cyane sovuze ngo ugiye kuyinkorera kuri BigTown neza cyane cyane ubwo rero muzite ubushize nakujyanye muri studio biranga oya kiragiye wari wasaraye kiragiye byari byanze shaka hinda karanyishe ka melody umva ntanjyana nakora ubu ngubu turabikora ubundi rwose ndi ready ibintu byose hasi cyane mu buzima bwawe n'iki kigiye guhinduka kuva umaze kubona management kandi iri mu ruzungu neza neza nzajya narya neza ndabeshya management yatuvugije usinarya neza ujye kugenda neza pe nzajya ubuse ubu ngubu nzajya mbona nawe kwishyura inzu ndabeshya manager akunze ya tarani ni tarani zonyine ntabwo nzajya nzibura urukumva ni ruzungu bigiye guhinduka kuba manager ni fire after fire kabisa yajyanye no mu bwato ku Gisenyi yewe akanyaga Imana mu bwato indani gaze metani n'ubwa mbere kandi kuri gaze metani munanere ututidore ngibe yayireba ubwato bw'umuriro kandi yajya ngo nubwo ibiti yore kumva ubushize nagiye mu bw'ibiti nibwo bushobozi bwaje ariko jo nagiye mu tujya ku Gisenyi nagiye mu bwato bufite moteri yego mweramo na fanta fanta ya sitoro ndayisoma mwene mutera ndagusoma kabisa za nzozi zo kujya muri Amerika urimo kuzegera kabisa cyane ubu yambwiye ko azanyigisha uruzungu kuvuga icyongereza ayamvuga nyigisha abazungu kabisa n'abantu bavuga indimi z'icyongereza tukaganira kuko ari sawa uzi ko umuntu waguhanuriye ntago yibeshye kabisa hano wamanuriye imodoka cyane wabonye kuri parking ya manager arimo n'imodoka nishoka nyago izo modoka zose ni kuri manager harimo imodoka amajaride y'ababowe mwokagira imana ndize abantu mukabye indege ziranyura hejuru bazibonye abantu barakize abantu bafite ibyabo bahagaze y'ababowe no kuri Imana nizatume mpfanda umutinde n'ukuri dore imbogo kujya mu cyaro yaribeshye yarahombye rwose buriya kera nyogoko yavuga ngo ubwiza bw'umuntu bwamugeza ibwami ngo ubwenge bwe bwagena igihe amarayo ushobora kuba ufite ibintu byiza pe bigaragara ko ufite ibintu byiza unakora binagaragara ariko mind ubwenge n'imitekerereze yawe igatuma utagira ahantu ugera cyambere Imana igiduha ubwenge na Salomo ajya gusaba Imana avuga ngo Mana ye nyihera ubwenge ntazamena nka data
nkazamera nka data Dawidi wajyaga gusambanya abagore kugeza n'ubwo ageze kuri kwa Uriya. Umva ubwenge Imana yarebye ati mu Salomo asabye neza ati Salomo uzanyubakira inzu yanjye kubera iki yasabye ubwenge ati yayubaka neza. Rero twe dusaba Imana ubwenge kurusha ibindi byose n'ubutunzi. Nubwo wagira ubutunzi udafite ubwenge nta kintu bwakumarira ntwabasha kuwumanaginga. Imana igize ubwenge kabisa kandi Imana iduwe no iyo ufite ubwenge ugira ibintu uvuga n'ibyo utavuga ukamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Okay, ejo narasuye manager Laira turavugana ariko ntago yarameze neza, yanze kutubwira, yanze kudusobanura byinshi. Aravuga ngo nagavuze ko yaguze n'inkoko. Inkoko? Urabeshe? Ntabwo yavuze ko yaziguze koko. Kwa Nyirangarama n'ibirayi bafuru nabyo kubwira. Nagavuze n'amajwi. Zana inkuru. Ayiwe. Ntabwo babwiye ibirayi uko cyakaba kingana n'umutwe wawe. Bishyushye babawe ndati kuva navuka ngiye kubera. Ntabyo yakubwiye. Oya ntabwo yambwiye. Ntabwo yakubwiye n'izo brushete yakuye kuri Nyirangarama turi kugenda uko tugenda. Batismatika nkugurira kandi ntabwo nkwa kantu. Nukuri n'umuntu mwiza afite amafaranga ndabizi. Goko Nyagasani. Oyewe ntabwo kuko twagiye ku magare ya moteri mu bwato nako mu Kivu hagati. Narabonye kuri yari yabipostinze. Muri kuryoshya ku magare neza cyane. Nambaye n'ikabutura. Boss ibyo bintu nibyo. Ubwo ngenda bikubwiye niba tarabikubwiye. Ewana manager none mushimire murebe mu maso mushimire mubwire nimba tugavugiye ko mubwira twatundi tugeze umubwira noneho utubamo twiza nese shako yaki wamuteye isoni rebe ko nifashe umukire umunyamafaranga nukuri ko Imana wambaye ubwiza bw'Imana cyane. Imana yaragutwikiriye iguha ibyawe uhagararamo iguha umugisha naseka neza. Ako kana manager ngiye kuzakoresha ishinya nangurira nanjye cyangwa kuri kw'Imana ni ukuri manager sibyo manager sibyo ngiye kuzayikoresha nanjye nyaseka neza oya ndashaka kuzayishyiramo ni ukuri pe n'umusirimu ni ukuri yewe pe n'umukire bagitini n'umukire ufite amafaranga n'ukuri kw'Imana n'abatismatika urafata iki nkumva inzara igashira ndi kureba ibintu nkabona ni byinshi. Warangije kumubwira? Ibyo navuze se mwabibonye se? Twabibonye kabisa. Manager wanjye n'umukire n'ukuri kw'Imana ajya no mu mamisi afite tayi nziza n'ukuri kw'Imana abaho ruzungu ntagamera nkatwe turya amateke imyumbati byose ukarira icyarimwe uri kwisonzora. Imana itumara inzara n'ukuri kw'Imana. Manager uzongera kugira irungu kweli? Uri kumwe na smart girl? N'ukuri kw'Imana Imana itumara inzara. Ubundi reka manager agira icyo Imana ndayubashye. Imana ndayubashye pe. Uzongera kugira irungu. Icyo jambo mfite ryonyine ndayubashye. Wakoze neza kabisa kuzana smart girl. Kuko hano noneho ni ugutwika mpaka. Ni imiriro gusa. Fire. Ni fire. Sasa smart girl. Manager. Wari umuzi imbere cyangwa wamumenye ryari? Namumenye ngiyeyo nindi wamumenye gute? Mubona bwa mbere naga n'umumama ufite urukundo uganira neza abantu bakamukunda kandi nkabona afite ubwiza bw'Imana muri we. Wamuboneye hehe? Namubonye kuri YouTube. Aganira ndamukunda numvaga no mu nzozi zanjye nge nazamubona. Yego ariko kubera Imana nta kinanira Imana. Muhuje noneho waje gusanga ameze gute? Yewe Nyagasani k'Imana ni ukuri kw'Imana n'u Rwanda ruzima n'urwatubyaye abantu bose bameze nkawe ni paradizo na Yesu yazavuga ati rose Mana abo bantumye nabagezeho dore babaye abera. Ni ukuri abamuvuze nabi mu comment urababwira iki? Rero buriya
umuntu ujya muri comment akandikaho umuntu nabi icya mbere aba ari kuvuga ibintu atazi ahubwo apfa kwivugira ibyo abonye ubaye wumvise impande zombi ntago wakandika iyo comment kandi nanone wowe wanditse iyo comment buriya iyo wanditseho umuntu ibintu bibi ni wowe bigarukira ntago biza kuri wawe undi wabyandikiye ahubwo wowe bitekereje mu mutima wawe warangiza ukanabishyira hanze ni wowe bigarukira kuko ijambo ry'Imana bango uhirikiwe niwe rizabirindukana kandi ucukururwa ntazabura kurugwamo ubwo rero wowe wandika comment mbi ku muntu ni wowe bigarukira kuko uriya muntu ntanakuzi niba umuntu ahuye ntiyanakumenya wikirirwa wirushya wandika comment niba utabashije kuvuga ibintu byiza icecekere bigutwaye iki managing umunwa wawe wicecekere kuko iyo ubwiye umuntu ibintu bibi muri wowe cyane wabibonye umuntu ahita gutekerezaho tu umuntu buri wese akafokasinga kuri mind zawe kabona nta bwenge yego yani yo mpamvu mvuga ngo uwo wanyandika comment mbi simbyitayeho simatigana icyo Imana yagenye ko nzaba cyo ntiwagihanagura uko ndiho ukomeze ni gahunda y'Imana ni wahanagura icyo Imana yanyandikiye Imana yavuze ngo simatigana uzapfura umutindi nubwo byagenda bite nzabinjiji mfate zahabu nyirambike hasi nori buye ngishyire ku mutwe gikinonko hari zahabu nyitayeho ariko Imana niba yaravuze ngo gihose uzakira wowe uri kuvuga amagambo uri kuyavuga urinde Imana indi mu bitekerezo by'Imana ndi mu mugambi w'Imana icecekere wamubwiye kuntu mukunda noneho nizihe nama wamugira noneho manager manager wanje abantu bihorere abantu bafite amagambo bihorere kora ibyawe uri n'umukiro ufite ibyawe umuntu yavuga amagambo kanya muri firigo ukinywera ukifatira kaji ukinywera gakonje naho njye numvuze nabi ngo nywa amazi amazi nkihangana wowe ufite ibyawe numva iyo abantu bihorere inyuma ya contract nari nabajije si ibikorwa bigiye gukurikiraho nibihe oya muzabibona reka tubapfundikira akagasi tuzakabapfundurira muzabibona mudufundurire bana kuko akazi katangiye aya muzabibona reka basi mbaza nawe ejo tuganira ntago yansobanuriye byinshi ariko uyu munsi yarishimye cyane ariko pagitire ndeka ngo bazo gatoye ubuze ko ugiye kunywera indirimbo cyane iyi promotion cyane nk'ibyo iyo ni no kwisiga amarangi sinabivuze amarangi ngo uzayisiga neza cyane yego ko mana yanjye kabisa urumva kuba nawe unadutekerejeho nka BigTown TV urumva n'umugisha n'umugisha uri kuza mu wundi mugisha ko nabivuga ni cye gihugu usaba ko manager azakujyanamo igihugu ujya wifuza gutembereramo manager wanjye no mukire ibihugu byose yabinjyanamo ntacyo atanjyana umuntu ufite amazu nk'aya afite ubukire bwe n'amamodoka ye pe nta natanjyana mu kirere twaguruka reka twumve amajwi ya Laila acecetse cyane kubera ko wamurushije ijambo Laila umukobwa wawe n'icyo wamuvugaho kuko she's very funny n'umwana Imana sinzi umukobwa w'Imana n'abanyarwanda umwana mwiza pe ngira ngo ahubwo wari uri mu mubaza ngo tuzatangira akazi ryari n'ubu turi mu kazi n'ubu turi mu kazi abari kudukurikirana bambwire ko badafite ibitwenge ku isura yabo ubu akazi twagatangiye siyumva se n'ubu tukarimo ahubwo rwose dore muturabire mumurabire umukobwa w'Imana n'abanyarwanda mumurabire akazi twagatangiye by the way iyi nayo ni impano n'ukuri hari umuntu utaza kuri kamera nk'uku ngo avuge abantu bishimye nasetse imbavu zandiye ubwo rero bisobanura ngo akazi ntabwo dutegereje kugatangira ahubwo karatangiwe nimba ashobora kuba yavuga abantu bakishima abantu bagaseka bakumva bararuhutse for sure ako nako nakazi wamushaki umugabo amushakara oya reka manze n'icyongereza zashaka umuzungu Yozo yambwiye ko ashaka kubanza kiga icyongereza ubundi akishakira umuzungu nizo gahunda yo gahunda so icyongereza cyatangiye mwigisha ibibazo utuntu nka tubiri ntabwo nshaka ko Gihozo bamufata ko na gakeya azi kandi hari ibyo ariko Gihozo yajya yiyemerera ko ngiye nta kizungu nzi rwose nta ruzungu ndani ko yari arimo yumva ibyo turi kuvuga
arimo kubyumva Sabyumvishera mucyokoze nabonaga ari maseka Yarusunguse yari yambwiye ngo boss wanje manager hari ukuntu ajya avuga ikizungu cyinshi ngo navuga ikizungu ngiye nzajya nisetsa mubeshe ko nabisobanukiwe bagitekombeshe arabeshe yabimbwiye ari arabeshe bagiterabeshe ariko azabimenya kuko natwe ntabwo twavutse tubizi twarabyize kandi amashuri yabyigishije aracyahari ntabwo yasenyutse rwose u Rwanda ruracyashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane ngo abantu bahuguke bamenye azabyiga kandi biri mu nzira rwose azabimenya kabisa akantu kamwe basikavovu hano kamwe konyine ako ari butahane muri iyi interview like mwigishe kantu kamwe tu k'icyongereza anything like ibi nibyo uvuze n'icyongereza si ubaze utangiye kucyokoza mwigishe ariko kubaza bazajyana mu ishuri bagityo ushaka njabire ese dukubite kantu igikombe se cyitwa gute mu cyongereza jewe bakubwire nzifi ko bayita fish turi kumva mwamenye mbwa ko bayita dog rumba cyongereza singiye cyose ni impyisi nyine ni impyisi nakubwiye mu kanya ngo ni impyisi bagakajara mu njabye no kuri kwema okay Gisenyi mumaze kujyayo ahandi hantu cyangwa gutemberana manager mu Rwanda ni he manager wanjye se byazanjyane mu Rukari mu Rukari manager yabyumvisha hana cyane kujya ndabimwemereye ni wacu okay yo manager ni mwiza rwose nicuki urabona iyo nzobe afite mwiza cyane ubu ugiye kuvuga ku nzobe yanjye ni icyo ugiye kuvugaho iyawe se ubwo nakumvise ndavuga ya manager wawe ni mwiza manager reka nkubwire twe twavutse intama zidukandagira turyamye zitunyarira turyamye ziduhurungure abana bavutse banywa amata n'ibiki bya bindi biki ni buruguri n'ibiki njya mu bikombe abantu bajya kwiga neza tweboya kwiga gukubisa umujugujugu urumva bayize neza bavuka neza ubundi bafite ibyabo bibahagazemo sibyo rero ni mwiza ntubireba cyane wari wamubona yari guseka aseka neza cyane babonye cyane nice so manager Laila uramubwira iki muhanzi wawe hano cyaze buriya nemeye nashiriza mvugo zabubu banyihanganire kubera ko imihanda ndiho nizo mvugo nyine zihari sibyo se yango cyaze ko bayivanyemo undi ko ngo ni cyakoze ko bayikuyemo ntibashaka ibivuna cyaze abanyarwanda rero kuko babona basigaye banafata amagambo amwe bakayihindurira bakagoramo ibitabagoye natwe tugiye kubakubitira utuntu turaho tubakubitira ibitwenge tubashyira smiles ku masura yabo hanyuma tureke kubavuna rwose nakomerezaho byonyine nuku arimo abaganiriza byonyine ni fun it's a fun ubwo rero icyo namubwira nuko cya mbere ntabwo gihozo ntabwo urinjije ikindi ntabwo urashoboye kandi gera kubonye mu buhanga buri ku rwego rwo hejuru kuko buriya kubona umunyarwandakazi w'umwaka mike nkawe agahatana akavuga ati jewe nirengagije ibitutsi abantu ajya akunda kuvuga iryo jambo ati jewe ntabwo mbyitayeho ngo murantuka don't care ntabwo mbyitayeho wanuka shyiramo imbaraga rwose birakureba wankunda nawe shyiramo imbaraga rwose ndabigushimiye kuko ntabwo hatiriza abantu ko bamukunda bayida we ntabwo umuntu yakatiriza abantu ko bamukunda bose kuko ntabwo uri amafaranga niyo akundwa na bose sinzi impamvu abantu bakunda amafaranga cyane bakayahuriraho kandi Imana ariyo twakabaye dukunda cyane
tukayihurira kubera yuko niyo itanga ibyo byose. So komeza umenye Imana nicyo cy'ingenzi kuko Imana niyo itanga byose. Natwe twavukiye aho hose kandi ni naho dukomoka, iwacu ni mu cyaryo. Ariko iyo Imana ibigushyigikiyemo hari rundi rwego ishobora kukugezaho utari rwa rundi abantu bakuzimo. Ejo n'ejo bundi nawe uzisanga muri ibyo byose ubibone kubera ko Imana hari icyo yakuvuzeho. Ntucike intege kandi rwose ndagusabye kora cyane nk'uko usanzwe uri umukozi, ushyire Imana imbere, ushyire ibikorwa imbere, ibindi biragukurikira. Ngo ntago uri injiji we wakumvishe ku kantu ngo Gihozo ntago ari injiji we kuri ibyo maze kubwira n'icyo wamubwira. Ni ukuri ndagushimiye, ni ukuri namuririmbira akaririmbo gatoya k'Imana, ubundi mwashaka mukabisokoza gutyo mubisoza. Hose abera heza, inshuti zibana zirakundana neza, zibanye na Yesu, kubana kwabo kwiza barawugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Amen. Amen. Amen, amen. Sasa ku mpano yawe y'ubuhanzi mwavuganye na manager cyane? Twese navuga ngo mwebwe mutwitege, nta kindi nabwo. Laila waruzi ko Gihozo afite ijwi ryiza cyane. N'abanzi wanjye azagira gutya ati bravo. Cyane. Warubizi? Hari ijambo Gihozo avuze n'abamwanzi wanjye ngo azagera igihe agira ati bravo. Mbihuza n'ijambo Miss Jory nabonye hari mperutse kubona agafoto ke kanditse ayo magambo ngo kora cyane n'umuntu kwanga azakubahira ibikorwa byawe. Akomeza kwange that's fine, ariko nimuhura azakubahira ibikorwa byawe. Ndabizi neza yuko nawe akakanara kazirikana abo banzi be bazakuma mu mashyi for sure, kandi kuko hari cyo yavuganye n'Imana. Yewe nkunda kuvuga ibintu byose, nkunda gushyira Imana imbere kuko nzi ko jewe ntacyo nakwigezaho, nta nicyo nakwishoboza hatari Imana. Rero byose ni Imana, tuzaharanira gushyira Imana imbere cyane, nibyo nkunda kuvuga. Tuzaharanira gushyira Imana imbere cyane, hanyuma dukore cyane, hanyuma namwe muzadushyigikire cyane rwose. Yes, ubushize narabifurije ibintu byiza cyane na Dore Imbogo, ariko nimba byaje kugenda kuriya ntacyo bitwaye. Ufite Gihozo kandi ndamwemera cyane, akazi kagiye gukorwa, nta kintu kigiye guhinduka na kimwe, ariko simbizi ko kanongemo si keza. Simbizi ikintu navuze, simbizi. Uzi impamvu nakavuze? Dore Imbogo urabyumva gute aje gusaba imbabazi manager? Yewe ntabwo mbizi, yewe ndebe ibyanjye. Uyu nagiye umutima we buriya nawe afite uburyo yabyakira. Yego.